nta na kimwe ashobora gukora. Ariko Kayumba we ni umuhemu wa mbere, umuntu wagiriwe neza kuva kera cyane, kuri buri etape yose akagenda agirirwa neza, buri gihe cyose akagirirwa neza, ntazirikane ukuntu yagiriwe neza, agahemukira uwamugiriye neza. Uwo nguwo abanyarwanda bamwizera bati? Abo bamuha amafaranga, bamuha abana, bamwizera bati? Intambara yo kuri YouTube iraturambiye, intambara yo muri WhatsApp iraturambiye, ubwitwa bwa Rugema Kayumba buba ngo muri Norvège, kubera ko ntacyo bakora, nta kazi bafite, birirwa bandika gusa, birirwa bandika. Ariko ni ibicucu ku buryo inkuru bandika bakwiye kuba babona ko nta munyarwanda uzemera. Ejo ngo Minisitiri Sezibera ngo bamuroze, ngo leta yamuroze, n'uwarwaye bisanzwe ngo leta yamuroze. Ejo ngo yapfuye, ubeshye umuntu uko yapfuye kandi ahari. Ejo se azaboneka, uzavuga iki? Urabona ukuntu ari ibicucu. Abantu turwana nabo nubwo dufite imbaraga nyinshi cyane zo kubamara, ariko turarwana n'ubusa, turarwana n'abantu batabaho. Ariko umwanzi aba ari umwanzi, mwebwe nimukomeze mutyaze ubwenge bwanyu n'ubumenyi, nta kumuha chance. Ariko ubusambo bwa Kayumba Abayahudi, nibaza ko uyu murongo Abayahudi bafashe natwe dushobora kuwufata, abashyikirizwa ubutabera bagashyikirizwa ubutabera, abahungiyetwa bagahungiyetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Ndabashimiye bakunzi ba Radio Ikamba kuri uyu munsi wa gatanu. Nkuko musanzwe mubimenyereye, turi kumwe na Madamu Mukashema. Madamu Mukashema Claudine akaba amenyereye muri iki kiganiro cyo kuwa gatanu, ikiganiro kidukangurira kuganira ku bibazo bitandukanye igihugu cyacu kiba gifite. Ukaba rero mumaze kumenyera ko kuri uyu wa gatanu tumaze kugirana ibiganiro byinshi bikangurira urubyiruko, bikangurira polisi, bikangurira abanyarwanda muri rusange kumenya uburenganzira bwabo no kubuharanira no guhaguruka kugira ngo habe impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Madamu rero Mukashema Claudine, ndagusuhuje kandi nawe nkwifurije n'umwaka mushya muhire. Ngira ngo ni nabwo bwa mbere tugiye kuganira kuva umwaka wa 2020 warangira, tukaba dutangiye umwaka wa 2021. Nkaba rero mushimiye ko uzirikana abakunzi bawe, ukaba ugiye kubagezaho ikiganiro tuza mu kanya kubabwira ibyo tugiye kubasesengurira. Reka rero nguha akanya uganirize abanyarwanda, ariko ubanze unabasuhuze. Murakoze cyane Jean Paul, nanjye mbifurije umwaka mwiza wa 2021 wowe n'umuryango wawe. Nkaba mwifurije abanyarwanda bose aho bava bakagera, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Ariko nkaba nifurije cyane ko uyu mwaka wabera umwaka mwiza abanyarwanda bashaka impinduka, bashaka guhindura ibintu mu Rwanda. Murakoze. Urakoze cyane rero Madame Claudine, urakoze twifuriza umwaka mushya muhire, nawe n'umuryango wawe turakwifurije. Reka rero dukomeze tudatindiye abatwumva, twinjire mu kiganiro cyacu uyu munsi wa gatanu ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Twabateguriye iki? Twabateguriye ingingo zitandukanye ariko zivuga ku kintu kimwe, ikintu abanyarwanda benshi mumaze iminsi mukurikira urugamba rushya rwatangiye mu Rwanda. Nyuma rero yaho leta y'agatsiko imaze kubona ko urugamba rukomeye yiteje cyangwa se yishoyeho, navuga ko ariyo yarwikururiye, urugamba rwo guhangana na social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Yafashe ingamba zikaze rero nizo tugiye kuganiraho, turebe izo ngamba zikaze iyo leta yafashe, izo ngamba
kuducecekesha, kudupfuka umunwa. Izo ngamba bakaba barimo bagenda noneho bazigisha hirya no hino. Ibyo tukaba tugiye kubisesengura ndetse tunereka abanyarwanda icyo bagomba gukora. Madamu Claudine rero, social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ngo zibangamiye leta y'u Rwanda, agatsiko kari ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo bifuza ko bakangurira urubyiruko, bagakangurira diaspora, bagakangurira abanyarwanda muri rusange ngo guhaguruka bagakoma mu nkokora cyangwa se ngo bakarwanya abo bita abanzi. Ntabwo ari ubwa mbere twumvise izo mvugo. Ushobora kubibwiraho iki abanyarwanda muri rusange mbere y'uko twinjira ngingo ku ngingo, Madamu Claudine? Hari intambara zadutse ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu nizo ntambara zigezweho ku banzi b'u Rwanda, aho birirwa badusebya, birirwa badutuka, birirwa batubeshyera. Ni ngombwa rero yuko aho turi, cyane cyane muri mu mahanga, musoma ibyo bandika, muranabaza benshi, mugomba na rimwe kutaruhuka mutabashubije mu mwanya wabo. Murakoze. Biriya bintu nanjye narabibonye, uretse ko byatangiye kera, ariko ejo bundi noneho byaragarutse barabigarura. Mbibona hari umuvandimwe wanditse nyine ari kubwira uriya ambasaderi wo mu Bufaransa no mu Butaliyani ko tutari abanzi b'igihugu, turi abanyarwanda kandi igihugu cyacu turagikunda nk'uko nawe agikunda. Ahubwo icyo tutemeranyaho ni ubugome bakorera abanyarwanda bo bitwaza inyungu zabo bwite. Rero kuba tubivuga ku mbuga nkoranyambaga, ni nta handi nyine twahurira n'abandi banyarwanda bari mu Rwanda cyangwa ahandi, kuko ntago batwimye uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyacu. Ubwo natwe dushaka uburyo dukomeza guhura n'abavandimwe bacu. Hari umuvandimwe rero namubonye ariko kumubwira ko tutari abanzi b'igihugu, ahubwo ko twanga icyo tutashima, icyo tugaya ni ibikorwa bakomeza gukorera abanyarwanda. Turabigaya cyane kuba umuntu avuze ko bakoze ibintu bibi kandi bigaragara kuko ntago aba ari umwanzi w'igihugu, ko igihugu ntago ari icya Paul Kagame, ntago ari icya ambasaderi, ntago ari icya minisitiri kanaka, igihugu ni icy'abanyarwanda. Mu gihe turwanyije rero ibikorwa bibi abategetsi bakorera abanyarwanda, ntabwo tuba turwanyije igihugu, ahubwo tuba tugikunda, tukarwanya ibikorwa bibi abo bategetsi bakora. Ni ngombwa byo tuzabirwanya paka kugeza igihe bagarikiye. Ntabwo dushobora kubona abavandimwe bacu babuzwa no gushyira like ku byo twanditse. Koko ibyo ngibyo narabibonye no mu kwezi kwa kabiri, none ubu tugiye kugera mu kundi kwa kabiri. Icyo gihe barabivugaga, ibintu twamaganye baracyongera kubigarura. Koko babuze icyo bakora, babuze ibyiza bakorera abanyarwanda. Yego, baravuga uti ese kuko babuze ibyiza bakorera abanyarwanda kuba uyu munsi ngewe ndimo ndibaza ikibazo. Ibyo bintu koko hari igihe byize gushyuha cyukora biza gusa n'ibicecetse. Ubwo muri uko kwezi kwa kabiri turibuka yuko aribwo umuvandimwe wacu, inshuti yacu Kizito Mihigo yicwaga. Nibwo icyo gihe abantu bahagurutse barahagarara, baratangira barandika, intore nazo zirahaguruka zirahagarara. Ariko kuva icyo gihe nibwo kuva icyo gihe kugeza muri uku kwezi ngira ngo kwa 12 byasaga n'ibihagaze. Ndetse yewe leta y'u Rwanda yari yarakomeje kujya yigisha ivuga ko ibyo bya social media ntacyo bibwiye, ko ari abantu birirwa bamoka gusa, ntacyo bivuze ko ibyo birirwa bavugira kuri social media. Ubu ubona ari iki gihindutse muri iyi minsi gikanze kariya gatsiko ku buryo noneho kahagurutse kakavayo n'imizi n'imiganda kugira ngo karwanye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga? Erega Jean Paul, nibyo twavugaga mu kanya. Ibi biganiro dukora noseroma ko bari abategetsi, nduzi ko atari abayobozi babyumva, ariko n'abaturage barabyumva, kandi niyo mpamvu tubikora. Yewe twari tuzi ko tutumvwa, ntabwo twari twagombye kongera kubikora. Impamvu rero twiyemeje kugaruka buri wa gatanu
ndetse n'indi minsi bizadushobokera tuzanabikora buri munsi nibidushobokera. Niyo ntego yacu, ntabwo dushobora gusinzira abavandimwe bacu babayeho nabi kuriya mu gihugu. Rero kuba babyumva ibyo tubabwira muri ibi biganiro dukora, abo bategetsi bakabirwanya, ni ukuvuga ko ibyo tubwira abaturage nabo babyumva bikabageraho, nabo bagaharanira uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu natangiye mbifuriza umwaka mwiza, nibakomerezaho. Ariya amatelefoni batunze ntabe ayo gukiniraho PlayStation, ntabe ayo guhamagara bavuga ubusa, nibayakoreshe ibyo agomba gukora. Baduhamagare batubwire amakuru, turahari, tuzabumva. Nibaharebera amakuru tubagezaho, ndetse n'ayo mu mahanga babagezaho. Nibaharebere amateka ya nyayo, atari ariya birirwa babeshya kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo y'u Rwanda. Njyewe kuri telefone yanjye mpakorera ibintu byinshi cyane, n'amasomo ndayahigira. Rero nibakoreshe imbuga nkoranyambaga, bazibyaze umusaruro, baze dushyire hamwe, dukomeze tuganire, tuvugane ukuntu tuzabirindura iriya ngome igomba kuvaho byanga bikunze. Urakoze cyane. Nibyo rwose, iriya ngoma, kariya gatsiko kicaye ku butegetsi kagomba kuvaho byanze bikunze, ku buryo ntekereza yuko nyuma rero yo kubona ko abanyarwanda, urabona ngewe mba muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, urabona ukuntu hari akavideo mu minsi yashize kasohotse, aho umuntu w'umumotari yagendaga yifirima agenda avuga ati izi nkotanyi ntawe uzazikumbura, zirakatsindwa zirakagera zite. Ako kantu karasohoka kandi bikagaragaza ko atari we wenyine, kuko abantu bose batangiye kuvuga muri iyi minsi barimwo barabavuma, barimo baravuga bati aba bantu ni abagome, aba bantu baraduhemukiye, nk'aho abantu bari basinziriye uyu munsi bakaba barimwo bakanguka. Ndetse uwo mumotari yageze naho aravuga ati rwose naho Imana turagushyigikiye n'iki. Wumva ko ngewe ntekereza ko harimo coincidence yo kuba uyu munsi leta y'u Rwanda imaze kubona yuko hanze hari abantu bavuga ibintu abanyarwanda bakabyumva, noneho abanyarwanda bakaba batangiye kubishyira mu bikorwa, kuko igihe cyose twavugaga baracecekaga, none uyu munsi batangiye kumva ko nabo navuga yuko leta ibagezeho, abasenyerwa, abafungirwa mu rugo. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko iyi leta imaze kubona ko ari ikibazo. Reka rero twigire ku ijambo rya Ngarambe, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubutaliyane, niko wambwiye? Nibyo. N'Ubutaliyane. Ngarambe François Xavier ni umugabo, uriya mugabo yigeze kuyobora nayibuka, ni umuntu w'umuresikape, ndetse n'umwe muri babandi nge nita abasope. Akaba mu by'ukuri asobanukiwe n'icyo umuntu yakwita akarengane kabaye mu Rwanda, na mbere yo mu Rwanda akarengane ko ku ngoma ya Habyarimana ukazamuka ukaza, none uyu munsi uwo muntu witwa ko yacitse ku icumu, uwo muntu wabaye ku ngoma zose akazimenya, uwo muntu wakoze mu nzego z'ubuyobozi akayobora nayibuka, uyu muntu ntananiwe kumenya gutandukanya social media zikritika ubutegetsi bw'u Rwanda na social media yitiranya ngo n'abanzi b'igihugu. Ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga abazivugiraho ngo n'abanzi b'igihugu. Wowe Claudine uremeranya nawe d'abord na mbere yuko tugira n'icyo tubivugaho? Nibyo twamaze kuvuga mu kanya ko igihugu twese turi abanyarwanda, igihugu turagikunda kimwe nkawe nk'uko agikunda. Rero kuba tutemeranyaho ku byo bakorera abanyarwanda n'ibyo bakorera mu gihugu, ntago ari uko twanga igihugu, ahubwo ni uko tugikunda cyane. Ni nayo mpamvu duhaguruka tukavuga. Tudakunda igihugu twanakwicecekera tukigumira muri komforo zacu hano turi. Yego, nibyo. Okay, ni ukuvuga rero ibyo avuga uriya mugabo ambasaderi, rwose ntekereza ko ari umuntu ukwiriye kumva ko ntabwo abanyarwanda dushobora gucecekeshwa n'iryo terabwoba, ndetse tukaba twanasaba nabo yahamagariraga ngo kurwanya
no gukoma mu nkokora abo yita abanzi b'igihugu ko basubiza agatima impembero bakabona ko ibyo yavuze atari ukuri. Twabonye abanditsi impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imihanda yose bahagurutse barahagarara. Urugero natanga ni Twitter ya madamu Jidiriva, akaba ari umushakashatsi ndetse n'umwanditsi w'ibitabo n'amateka, cyane cyane akibanda ku bibazo byabereye mu karere igihugu cyacu giherereyemo harimo n'u Rwanda. Akaba rero yanditse yamagana iryo jambo ry'ivangura, iryo jambo ubwo butumwa bwa François Xavier Ngarambe, akaba yavuze ko iryo jambo rigereranywa no gukangurira abanyarwanda, aho avuga ati kubakoma mu nkokora ni nko kugirira nabi abanyarwanda. Twabonye rero ko n'intore zahagurutse kuri Twitter zirahagarara, ziramutuka, ziramuserereza. Wowe uragira nama ki, cyangwa se wavuga iki kuri umunyamahanga wahagurutse agakurikira rya jambo akagira ubutumwa ritangaho? Abandi banyarwanda urabasaba iki, cyane cyane abari mu gihugu, wenda n'abari hanze, sibyo ko abari hanze bo bagerageza, ariko abari mu gihugu urabasaba iki, Madame Claudine? Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Njyewe nta nubwo rero ndabona okaziyo yo kumushimira. Naramubonye, cyakora namubonye igihe yazaga inaha, Jidiriva igihe yazaga inaha mu Bubiligi, nashoboye kujya kumureba 11 ni Buruseli. Ariko yakoze travail énorme, ntashobora kubona uburyo nyivuga. Igitabo cye cy'igifaransa naragisomye, kigenda kinananira mot par mot, nyiyumvamo ikambabaza ikanshengura, ariko nanone ngashimishwa nuko byamenyekanye, enfin que byamenyekanye, kuko twebwe barescape turavuga, bakavuga ngo turi kwihamukishwa, ngo turi kubeshya, ngo turi kuganya, se ngo nitwe twapishije twenyine, ngo bandi ngo ko bapishije bagaceceka. Enfin que twagize noneho n'undi ubivuga utari muri iyo eta turimo, umeze neza, udafite ikibazo. Twiyo tuvuze baragira ngo twahamutse, ntabwo ibyo turi kuvuga ari byo. Ariko twabonye ijwi rituvugira. Yaravuze, yarakoze. Sinzi niba tuzakora ikiganiro mu gifaransa nkamushimira, cyangwa se niba nakoresha juste une seconde pour dire à Jidiriva un grand merci pour tous les efforts qu'elle a fournis. Nous sommes très reconnaissants, nous les Rwandais et les Rwandaises, et surtout nous les rescapés. Ubwo rero kuri biriya ambasaderi yavuze biteye agahinda. Kera abantu bakuru, abantu bafite imyanya nk'iriya ye, bari abantu bagira inama, umuntu yaboneragaho urugero. Ariko ibintu FPR yazanye mu Rwanda, abantu nkawe, abafite imyanya ikomeye, abantu bakuze bageze ku myanya yabo, sinzi niba ari n'umubyeyi afite abana, abantu b'ababyeyi basigaye birirwa bavuga amarorerwa, bahamagarira abantu kwica, cyangwa se abo biciye bavuga bakabacecekesha. Ubwo rero fenomene y'abanyarwanda sinzi ahari niba ari periode ahari tugezemo nyuma yo kwicirwa twese, tugeze mu yindi hari yo kwigaragura, niko navuga. Ariko bigera igihe bihagarare, noneho arekeraho guhamagarira abantu gukomeza kwica. Rwose amaraso yamenetse arahagije, ari mu Rwanda, ari mu mahanga hanze yarwo hafi. Noneho na n'ubu nyuma y'imyaka 26, nyuma y'ijambo rya Kabarebe, hari n'abandi bagihamagarira abandi ngo babice, ngo baburabuze, ngo babahungete. Rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo niba ari ngo mva mugabo ni wowe ubwirwa, ntabwo nzi niba ariko bavuga. Umva birenge ni wowe ubwirwa. Umva birenge ni wowe ubwirwa. Nongere mboneraho akanya ko kongera guhamagarira urubyiruko muri uyu mwaka wa 2021. Urubyiruko nimwe mubwirwa, ababyeyi bafite abana barimo gukura nimwe mubwirwa, mwongere mwibutse abana banyu ko
tugomba guharanira uburenganzira bwacu twebwe noneho mu mahoro, ntawe duhungeta, ntawe tujya kwica, ariko tugahaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu. Bigiye kongera kungarura mu byo twavugaga mu kanya, mwabonye ukuntu ejo bundi abanyarwanda bababwiye ngo stop, ntimwongere kugera aho mujya. Barahaguruka bagenda n'amaguru, bakora ibirometero n'ibirometero rwose baragenda. Ahubwo njyewe naravuze nti iyo bakomeza bakagenda maze bose bakaryama ku rugwiro, bakava muri Ruhengeri, Gitarama, bose bakahahurira hari i Kigali, ntihagire uwongera kuhava, tukareba ukuntu bararasa isi yose. Kiriya ni ikigaragaza ukuntu abanyarwanda ari abantu beza, ukuntu bashaka ko ibintu bihinduka mu mutuzo. Ariko bariya bategetsi noneho nibumva ijwi ryacu twese, ari ririya ry'abanyarwanda bakoze urugendo mu mahoro, ari natwe turimo kubahendahenda, turimo kubinginga, nibarekereho izo mvugo mbi, nibarekereho izo menase. Ntago tuzaseda, ariko nanone ntago tuzahangana nabo n'igitugu. Tuzahangana nabo mu mutuzo, mu mahoro, ariko ntago tuzaceceka, nta nubwo tuzasubira inyuma, nta nubwo tuzarebera. Murakoze. Urakoze cyane, urakoze rwose, kandi urakoze no gushimira madamu Judy Riva, umunyakanadakazi wakoze uko ashoboye n'ubu ukigerageza kugira ngo yumvishe abanyarwanda, yumvishe ubutegetsi bw'u Rwanda ko bukwiye guhindura ibintu bukareka gukomeza kurenganya abanyarwanda. Tuzakora ikiganiro mu Gifaransa, turimo turabiganiraho ndetse na madamu Flora kugira ngo dutegure ibiganiro byo mu Gifaransa bibe adrese ku banyamahanga kugira ngo nabo bamenye ibibera mu gihugu cyacu. Ibyo rwose tuzabikora, ndetse no mu Cyongereza abakizi tuzabaha urubuga kugira ngo babashe kuganiriza abanyamahanga. Reka rero dukomeze ibyangarambe, ubwo abivuze uyu munsi mu kanya wari ukomoje ku byo Kabarebe yavuze, ahamagarira urubyiruko rwacitse ku icumu rwo muri GRG no muri ARG, bari bateraniye hamwe mu ngando, abakangurira ababwira ati ariko hari n'ibintu bisetsa, buriyo yabwiraga bari abantu, yabwiraga b'urubyiruko rwacitse ku icumu, abavuga ngo bambarusha Imana, banderera Imana. Ugiye muri bari abantu waburamwo muri abo yari ahagaze imbere, waburamo ayo mazina. Urebe ibintu by'abanyarwanda ukuntu bari abantu bavuye mu mahanga bashaka kuza kuduteranya. Aragiye ati nabonye ku rutonde mbarusha Imana, harera Imana, kandi bamwicaye imbere, ayo mazina ntiwayaburamo. Bikwereka ko abanyarwanda twebwe twahoze turi umwe, ahubwo abo ngabo aribo bashaka kutuvangura. Nese waburamo mbarusha Imana mu Batutsi babaga mu gihugu ntabayitwaga bambarusha Imana? Tuvuge ko noneho yabiteruye akabikubita hariya. Ibyo ni ibikwereka ivangura. Arangije ati ndabakangurira kugerageza gukora uko mushoboye kose mugahangana nabo barimo bariyoruganiza, natwe twiyoruganize. Ibyo rero ni imvugo y'ivangura, ni imvugo itajyaniranye n'igihe tugezemo. Uwitwa ubu ngubu ni senateri Dusingizemungu, nawe mu minsi yashize nawe twamwumvise, ngira ngo ni nko mu kwezi kwa gatanu ahari, nawe twamwumvise abwira urubyiruko rumwe nk'urwo Kabarebe yabwiraga rwa AGRG, iyi asosiyasiyo y'abana b'abanyeshuri barokotse itsembabwoko n'itsembatsemba, ngewe ubundi ni nako mbyita, noneho abakangurira nawe la même chose, nk'ibyo uyu Ngarambe avuga, nk'ibyo Kabarebe avuga. Arababwira ati ahantu byanantunguye Claudine ubyumve, naho yahereye asobanura ngo hari umuntu ngo waburanye ngo aratsinda, ngo none ngo arangiza igihano, ngo ariko bo ngo bafite amakuru y'uko
ngo umuntu ngo ibyo yatsinzemo batabyemera, ariko se bo ni bantu ki bavuguruza inkiko? Ntabwo bazi ko se hari ahantu umuntu ajuririra? Niba umuntu yaburanye agatsinda, bo bamenya amakuru yandi nkandi, niba bafite ayandi rero yisumbuyeho nibagende bayitange mu rukiko, ariko bo kujya kwihererana u Rwanda n'abategetsi b'u Rwanda ngo bababwire ngo uwo muntu ngo kuko ngo yatsinze, ngo kandi bo bakaba batabyemera ko yatsinze, ngo noneho ngo arakangurira abantu ngo kujya kubahiga, ngo babahungete, ngo bakore ibyo bashoboye byose, ngo n'ibidashoboka babikore kugira ngo bacecekeshe abo bantu. Ibyo rero ni imvugo z'urwango, ni imvugo twumvise kuri za RTRM, ni imvugo twumvise zihamagarira abanyarwanda kugirira nabi abandi banyarwanda. Ibyo bintu ni ibintu dukwiriye kurwanya. Claudine, urabivugaho iki? C'est vraiment scandaleux kumva nibyo navugaga, abantu bafite imyaka nk'iriya, bafite abana, bafite abantu bari kuri uriya rwego rw'ubuyobozi, bari bagombye gutanga mesaje zihumuriza abanyarwanda, mesaje zibankuraja. Nta hantu na hamwe nigeze numva muri ariya magambo yabo, kandi ngo bari kubwira urubyiruko barushishikariza kuba les entrepreneurs par exemple, ngo bihangire imirimo. Umuntu w'umugabo akamara isaha ari imbere y'abantu bafite ingufu nka ziriya, energy nka ziriya, atababwiye ati nimwihangire imirimo, dufite ukuntu nka leta twabunganira, ahubwo akababwira ngo nimugende ngo mujye guhungeta abavandimwe banyu, bene wanyu, urubyiruko mungana namwe. C'est vraiment scandaleux. Ntabwo nzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ni agahomamunwa, ni amahano. Rero rubyiruko nimwiyangire, nimwiyangire. Ejo bundi ni mwebwe muzaba muri ku myaka yabo bo batagihari, ni mwebwe muzaba muri ku butegetsi bo batagihari. Ntimuzatume inkiko zizakurikira ari mwebwe zizakurikirana, kuko ari mwebwe muzaba mukiriho. Bo bazaba bararangije urwabo, barimo kuvuga ngo ntibabavuge kuko batakiriho. Rero njyewe rwose nabaha mesaje yo gukoresha imbaraga zanyu mu kwihangira imirimo. U Rwanda rufite ibyiza byinshi mwarukoreramo, aho kugira ngo mujye guhangana n'abavandimwe banyu. Ahubwo nimuze tuganire, ni ukuri ndabahamagaye, nimuze tuganire. Uyu mwaka w'2020 2021 uzaba umwaka noneho ahubwo w'ibiganiro. Babandi babatumagaho ngo muze muduhungete, njyewe ndabatumiye, ahubwo nimuze tuganire, tuganire mu mutuzo, tuganire mu mahoro, tubumve mutwumve. Ntabwo twigeze tugira igihe tuganira abavandimwe, buri gihe bahoraga badushushubikanya. Ngaho intambara kuva muri 1994 baricanye, 98 baramaranye, 90 bamwe barongeye barahunze, abandi bari guhunguka. Twari tukiri muri jugujugu. Uyu mwaka nutubere w'umutuzo, maze tuganire rungano, muze tuganire. Dore njyewe na Jean Paul turi kuganira, ari muri Canada, ndi mu Bubiligi. Namwe nimuze tuganire. Uyu mwaka w'ibiganiro, aho kuba gukora amabi bari abantu bagiye kurangiza urwabo barimo kubashyiraho. U Rwanda rw'ejo ni urwacu, ni urwanyu, ni twebwe namwe, nimuze twiganirire. Murakoze. Koze cyane rwose, utanze n'ubutumwa bwiza. Turimo rero turanagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kuwa gatanu, ikiganiro kibanze cyane ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'uburyo agatsiko kari ku butegetsi gatangiye kubikwirakwizamo urwango, nyuma y'aho kaboneye ko abanyarwanda bitabiriye gukurikira ubutumwa tubagezaho, ubutumwa abanyarwanda imihanda yose bageza kuri bagenzi babo, bababwira bati nimuhaguruke, mwibuke neza yuko turi abavandimwe, mureke abaduteranya, mureke abatubibamo urwango, abatubibamo inzika, mubime amatwi, mubatere umugongo. Madamu rero Claudine, turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tumaze iminsi nyine tubona ibi byose, turumva, turareba, turasoma,
abanyarwanda ababwirwa ni bamwe, turi abanyarwanda, nta munyamahanga urimo kubwirwa ibi ngibi. Abo basaba guhaguruka bakarwana na bagenzi babo ni abanyarwanda, abo dusaba guhaguruka bakarwanira uburenganzira bwabo ni abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo twese turi abanyarwanda. Mu minsi yashize hari inkuru zakomeje kugenda zisohoka, ndetse kugeza n'aho amakuru dufite ava mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bariyo batubwira bati rwose mukomeze urugamba, amakuru mutanga arimwo aragira akamaro, natwe ibyo tubabwira birimo biragira akamaro, cyane cyane n'ikimenyimenyi ubu barimo baradusaba gusiba za komenti tuba twanditse, ngo abantu barwanya ubutegetsi barimo barandika ibintu mukabikunda mukabishyigikira, ngo nimukureho za like zanyu kugira ngo bitagaragara ko bafite imbaraga, ngo ndetse n'ibiganiro byabo ntimuzajye mubisharinga cyangwa ngo byinjire mu matelefone yabo. Ibyo rero bikaba bije byarakurikiye urugamba leta y'agatsiko yashatse gufungura rwo gufunga YouTube, aho yavugaga ko ngo abantu bazajya biyandikisha batanze 50,000. Urwo rugamba abanyarwanda bagahaguruka bakarutsinda. Icyo cyemezo bari bafashe cy'ubugwari, icyo cyemezo navuga ko kigayitse bagikuraho. Ibyo rero nkaba nkusaba kugira ngo utange ubutumwa busoza uhamagarira abanyarwanda kugira ngo barebe ikindi kintu bakora nyuma y'uko barwanyira ntambara yo gufunga YouTube cyangwa se gushyiramo amananiza muri YouTube bakayitsinda. Ubu ngubu abanyarwanda ko ari bamwe barwanya iyo ntambara, urabasaba iki muri iki gihe? Yego message bamaze kwitanga uti muze tuganire, ese iyo ntambara yo bayirwane bate yo gushaka kubabuza ubwinyegamburiro no kuvuga Madame Claudine? Icyo nababwiraho ni uko ntihakagire umuntu ubabuza uburenganzira bwabo, kandi uburenganzira buraharanirwa. Rero kubabwira ngo ntimukande like, muzayikande turebe icyo babatwara. Iryo terabwoba rwose muzababwire muti turanze, nanjye ndababwiye nti nimwiyangire. Ayo materabwoba babashyiraho namwe mukemera, nimuyahakane, igihe ni iki. Muze mukomeze, muze twiganirire. Metode ni nyinshi cyane, ubushize nababwiye ukuntu niba bafungira YouTube aho ngaho nibanga ko muzifungura, tuzazifungura, tubahamagare, tubahindurira amajwi, mutuganirize, byose mubitubwire. Ibyo biroroshye cyane rwose. Kuvuga ngo nimushyiraho like ngo bazabavumbura. Metode se ntimuzizi? Ntago nzibabwiriye hano batabyumva, kandi narazibabwiye, nzajya nkomeza nzibabwirire mu gikari nizazindi. Twiganirire, baratubuza kuganira n'abavandimwe bacu kubera iki? Bari barashyizeho ngo abahutu bose bakoze jenoside, abandi ngo abatutsi bose ngo babaye inkotanyi, ariko si uyu munsi njye na Jean Paul ntituri kuganira cyane. Namwe rero nimuze tuganire, mwabahutu mwe, mwabatutsi mwe, mwabatwa mwe, mu banyarwanda, rubyiruko, nimuze twiganirire ibyubaka igihugu cyacu, tubageze experience dufite inaha, hanyuma muzikoresha aho ngaho. Mu minsi iri imbere tuzamanuka twubaka igihugu cyacu hamwe. Igihugu ni icyacu, twese tuzakibanamo, ntago ari byanze bikunze, ahubwo ni uburenganzira bwa buri muntu. Rero mukora icyo mushaka mu bwisanzure bavandimwe, turi kumwe, murakarama. Urakoze cyane. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze Claudine, twaganirije abanyarwanda kandi turanabasaba ko rwose ibintu tubaganirije bajya nabo baduha feedback, kandi bagakanda no kuri like kuri radio Ikamba, noneho maze wa mugani wa Claudine turebe icyo ako gatsiko kazakora. Erega ubundi n'impamvu bakanga bakemera bakanabashobora nuko babirikira abantu bakeya, bakabirikira nge, bakabirikira Claudine, bakabirikira wundi tukaba bakeya dukandizo like, bityo bakaba banamenya gutrasa abantu babaye 10,000 20,000 bakanzizo like. Hari ubwo ngo izo nkotanyi zifite ubushobozi bungana iki bwo kujya gukurikirana abantu 10,000 ngo bakanze like, cyane ko bitanashoboka ko nge mbabwira ko baba banabatera ubwoba bw'ubusa. Izo like ntabwo bajya bazikurikirana ngo bamenye uwayikanze ninde, ahubwo burya hari ahantu bo warasize trace yawe ugasigayo nimero ya telefone, haba nko ku rukuta rwawe rwa Facebook,
yaba kuri Twitter n'ahandi, hari ahantu uba warasize za nimero zawe niho bazikura, ntibakababeshye. Ntabwo ari ibimanuka, ntabwo ari rediye imana zireba ngo umuntu ngo ziramutrasa, barabambwira ngo banrashije, ngo bamenya ngo aho ntuye, ngo baraza ngo baranshaka, ngo nta ugutrasa, ahubwo burya hari ahantu uba warasize information, byanze bikunze iyo bakora fuye baragenda bagashakisha bakamenya information yawe, bakamenya naho utuye. Rero mwirinde, amayeri yabo murayazi, yaba executive guha convocation ntuyitabe, uzi ko nta kosa wakoze, ntujya no kuyitaba ugende ujyanye n'undi muntu. Twarabibonye ku byabaye kuri Mitsindo Fidel, n'uyu munsi ntituramubona. Ntibakubwira ngo Viateur Prito urakoze cyane, ntibaguhamagara ngo uhurire n'umuntu aha ntujyeyo, nta muntu muziranye ntawe, niba ari n'umuntu usanzwe uzi bakaba ari we bakoresha, ugende witwaje undi muntu. Nugenda ubona baguhamagaye nk'uko babashije gufatisha nimero yawe, uyikureho, uyifunge na internet, uyifunge, ugende wicarira iwawe. Izo ni inama tugenda tubaho. Ikindi kandi nubona byarangiye bavuga ngo bagiye kugufata, ntuzemere kwinjira mu modoka zabo, ntacyo bazagutwara, ibyo bagukanyisha ngo bafite bwa pistoli n'iki. Hari abaturage wavugije induru warwanye nabo, kuza kukunyereza ntibazabishobora, ahubwo bazinjira mu modoka yabo bagenda. Impamvu bagutwara butama nuko baguhamagara n'ubusore bubiri bwambaye izo za pistoli ngo ngwino ngo winjire muri iyi modoka, ukagenda anga kuyinjiramo. Ubu uri umusore nawe ari abasore, anga kuyinjiramo, kuko n'ubundi byose ni kimwe. Niba ari abateganyije kukwicira aho ngaho, barakujyana mu modoka bakwice. Rero mievo ko wakwanga kujyamo, amahirwe menshi ahari nuko iyo utagiyemo bakureka bakagenda. Ariko iyo uyigiyemo ntabwo tukubona. Nuko nguko twabuze Viateur, nuko nguko tugenda tubura abarwanashyaka, nuko nguko tugenda tubura abantu umuntu yaje bakamubwira ngo ninjire mu modoka. Rero inama ni nyinshi, mukomeze muduhamagare, tuzaye tubagezaho, tubagirira ubujyanama, tubakorera ubujyanama. Ibitendo by'izo nkotanyi turabizi, ngiye nabanye nazo ndazizi, tuzajye tubereka uko muhagarara, nuko mwirwanaho, nuko mwirinda abo bantu. Ubwoba nabo baba babufite, ntibakababeshye ko nta bwoba bagira. Aho abaturage miliyoni bari, ntago inkotanyi zizaza ngo zibarase. Ibyo mubyibagirwe, ibyo byo kubatera ubwoba. Muhaguruke mwirwaneho, muharanire uburenganzira bwanyu, nibwo natwe tuzabona uruvugiro, nibwo n'amahanga azabona uko babafasha. Natwe ntabwo dushobora gukomeza kubafasha. Mwebwe buri mu gihugu mubabaye, mufite ibibazo, muhora mutubwira, mudahagurutse ngo namwe mubyigiremo uruhare. Niko amahanga dusaba, niko natwe tubasaba ngo muhaguruke mwirwaneho, natwe tubone uko tubafasha, n'amahanga abone uko abatabara. Claudine, rero tugeze ku musozo. Sinzi niba hari ijambo rya nyuma wabwira abantu, hanyuma tugafunga. Murakoze cyane. Ikintu geste cya nyuma rwose nshaka gusozerezaho ni uko ziriya nkotanyi ari bo banyabwoba ba mbere. Rero niba bashyiraho iterabwoba muzaryange, muhamagarane, mwiyoruganize muri quartier, mubakosore, mubacyahe. Bazagira ubwoba iyo umujura aje kukwibuka, muvugiriza induru, birahagije ahita yiruka kandi ntazagaruke. Iterabwoba bagira nibo banyabwoba ba mbere, mwihagarareho kandi mubacyahe, ntago bazagaruka. Murakoze. Murakoze cyane. Rero reka nkwifurize ibihe byiza wowe n'umuryango wawe. Nifuriza abanyarwanda bose badukurikiranye n'abazadukurikira kuri studio za Radio Ikamba. Claudine muramufite, azajya akomeza azabaganirize kuri buri wa gatanu, abagezeho ibiganiro, ndetse mwumvise ko yongeyeho n'akandi kantu keza ati n'ikindi gihe bizajya bidushobokera tuzajya tuza tubagezeho ibiganiro. Suko tuba twabuze icyo dukora, ahubwo nk'uko akomeje kubinginga aravuga ati nimuze dufatanye, nimuze twicare tuganire. Nta mwanzi twebwe tugira, ahubwo tugira abo tutumva kimwe ibintu. Uwo mutumva kimwe ibintu rero mujya ku meza mukagira ibyo mwemeranyaho, bityo ubuzima bwanyu bugakomeza, n'ubuzima bw'igihugu bugakomeza. Ndagushimiye Claudine, kandi udusuhurize umuryango, udusuhurize n'abo mu Bubiligi. Ubwo naho kuwa gatanu utaha. Murakoze. Bye bye.